Ya haleluya, Yesu Kristo nashimwe. Ndabasuhuje bene data muri iki gitondo cyane bature tubyukiye imbere y'Imana yacu. Tuyishimiye ko izinze ijoro ikazingura amanywa. Imana nishimwe. Yakwimanye nanjye yanyimanye, Imana ishimwe. Itugejeje kuri uyu munsi turi bazima, Imana ishimwe. Imana ihabwa icyubahiro, yakurutishije ibiremwa byinshi cyane. Imana ihabwa icyubahiro. Dushimiye Imana ko yaturinze mu minsi yatambutse, yakoze ibitangaza. Imana ishimwe. Dushimiye Imana ikigabura, icyambika, ikivura, ikiburana imanza ikazitsinda. Imana ishimwe cyane. Dushimiye Imana igiteturura insuzugurwa. Imana ishimwe. Dushimiye Imana ikinyuranye iminsi n'ibihe. Imana ishimwe. Dushimiye intwari ku rugamba. Imana ishimwe. Nakubwiraga ngo ufatanye nanjye gushima Imana muri iki gitondo. Wowe mwene data tubana buri gitondo muri Nibature, kandi ndagushuhuje aho uri hose, aho uherereye hose. Imana iguhe umugisha, ikunezeze, ufatanye nanjye gushima Imana. Bakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, Imana ibarebe neza, Imana ibanezeze. Yesu Kristo ashimwe cyane. Ndabashuhuje muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Turacyari muri teme yacu y'iki cyumweru igira iti ni ukuri Imana ni urukundo. Turacyavuga ku rukundo rw'Imana, turacyavuga kugira neza kw'Imana yacu, turacyavuga iby'imirimo itangaje yakoze ku buzima bwacu uyu mwaka wose kugeza muri uku kwezi kwa 12 gusoza uyu mwaka. Twagiye tubona Imana mu buryo bumwe ndetse n'ubundi. Twagiye tubona Imana ihindura iminsi n'ibihe. Twagiye tubona Imana ikiza indwara. Twagiye tubona Imana mu buryo bumwe ndetse n'ubundi. Imana nishimwe. Wowe ufite uko wayibonye, nanjye mfite uko nayibonye. Igikuru nuko ayo mashimwe yose tuyakusanya, twanangiza tugashima Imana. Nyemerera rero uyu munsi twongereye dusome urwandiko Pawulo intumwa yandikiye itorero ry'Abaroma. Abaroma ibice 12. Turasoma umurongo wa mbere, dusimbuke dusome umurongo w'9, hanyuma tuvuge ku ijambo ry'Imana. Titire y'iri jambo dusome mu izina rya Yesu Kristo. Handitse ngo imirimo ikwiriye imibereho ya Gikristo. Imana ishimwe. Ni imirimo ikwiriye imibereho ya Gikristo. Ni imirimo ikwiriye umukristo. Ni imyitwarire ikwiriye umukristo. Ese umukristo comportement ze zigomba kuba zimeze gute? Behavior ye igomba kuba imeze ite? Umukristo agomba kuba afite behavior itandukanye n'iy'abapagani. Ariko muri iyi minsi ni akaga. Birababaje ko udashobora gutandukanya umukristo n'umupagani. Iby'umupagani utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we mu bugingo bwe akora, nibyo n'umukristo witwa ngo yarabatijwe yakiriye Yesu Kristo akora. Usanga kugeza uyu munsi kubatandukanya ntabwo biri kwemera, kubera ko iyo urebye iby'umupagani avuga usanga umukristo witwa umukristo abivuga we kumurenza. Wareba imikorere nabyo ugasanga nuko bimeze. Mbese icyitwa imbuto ziragenda zihunguka zivaho neza. Ibyo rero bigatuma abapagani bafata ijambo ku bakristo bakavuga bati ubundi wowe utandukaniye hehe n'umupagani? Utandukaniye hehe n'urara mu irogi? Utandukaniye hehe n'umuntu utukana? Nimba ubasha kurepeta ibitutsi ukabivuga cyane ukarenza umuntu utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we. Ariko Pawulo agiriye nonaha muri iki gitondo inama Abaroma, arababwira ngo hari imirimo ikwiriye imibereho ya Gikristo. Nawe rero muri iki gitondo nsubiye muri iri jambo intumwa Pawulo yavuze, ndakubwiye wowe tubana muri Nibature, hari imirimo igukwiriye. Wowe mu Kristo hari imirimo, hari imyifatiro, hari imigendekere igukwiriye. Nyemerera dusome uyu murongo wa mbere muri ibi bice 12. Nuko bene data, ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibitambo bizima, byera, bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye Imana ishimwe cyane.
Pawulo ashyirizeho no kwinginga. Uyu munsi nanjye ndakwinginze, erega inyungu ni izawe. Burya iyo ufite imyitwarire myiza, reka nkubwire, iyo ufite imyitwarire myiza, iyo wahindutse umukristo, iyo wamaramaje, iyo wavuye mu byaha, ugira inyungu ya mbere y'umutekano. Wumva rwose utekanye muri wowe indani, wumva utekanye uko utambuka, wumva rwose nta kibazo. Hari umuntu wigeze ambwira ati, iyo ribu ikunyuzeho wikeka icyaha, uhita ujya kwihisha, nta n'icyo bakwitayeho, bigiriye muri misiyo yabo. Iyo polisi uyibonye bambaye inifomu, kubera ibyaha byawe uravuga ngo Imana ibandenze. Kubera iki? Bibereye mu kazi kabo, nta nubwo bakuzi, nta nubwo ari wowe misiyo yabo uwo munsi iriho. Ariko icyaha cyawe kikagutugarika, urutima rukakudihagura, iyo modoka iratambutse uti buriya ninjye bari guhiga. Polisi wayibona uti byanze bikunze agiye kugira ibyo ambaza. Nta nubwo muri gahunda z'umunsi wowe urimo. Urumva nta mutekano ufite kubw'imirimo yawe mibi. Imirimo mibi ibuza umuntu umutekano, ariko imirimo myiza ihesha umuntu agaciro n'icyubahiro. Pawulo arababwiye ngo hari imirimo ikwiriye imibereho ya gikristo. Hanyuma nashatse ko tuvuga ku murongo wa 9, urukundo rwanyu rwe kugira uburyarya, mwange ibibi urunuka, muhorane ibyiza Imana ishimwe. Ijambo rirakubwiye ngo wange ibibi urunuka. Ikintu iyo cyanze urunuka, mbese nacyo banza kiribwiriza nticyakuyoberaho. Kiribwiriza, umudayimoni aribwiriza, ntiyakwibeshyaho ngo akikuzanire. Tuvuge nimba wanga ubusambanyi, icyaha cy'ubusambanyi ukaba waracyanze, mbese icyo cyaha kiribwiriza. Dayimoni wakakoreye mu mugore akagushyeshyenga nka Delila, arakureba akagutinya, wa mugabo we. Ntabwo yagutinyuka ngo akuzaneho iby'amanjwa, cyangwa ngo yireremburishwe amaso, cyangwa ngo yivugishe ururimi rudedema kandi ameze nk'isasu. Nawe wa mugore we, wa mukobwa we, nimba waranze icyo cyaha urunuka, nta mugabo watinyuka kugusifura nk'imbwa ahamagara mu muhanda. Nta n'uwatinyuka kukuyoberezaho mesaje z'urukozasoni, kuko nawe igitinyiro cy'Uwiteka kiba kikuriho. Rero ijambo riratubwiye ngo mwange ibibi urunuka. Iki gitondo wange ibibi urunuka, wange ibibi urunuka, muhorane ibyiza. Icyiza ni uko muri wowe habamo ibyiza, habamo kugambirira ibyiza, habamo gukora ibihesha Imana icyubahiro. Mugambirira ibyiza, mwange ibibi urunuka. Imana ishimwe cyane. Icyo nakubwiraga ni uko Imana ari urukundo. Urukundo rwanyu rweye kugira uburyarya, were kwirirwa uri indyarya, ibintu byose wigize mayuya, mbese uzi yuko uri umunayuwa, mbese ibintu byose ubizi, uzi kwemeza abantu, uzi kubeshya. Reka nkubwire, abanyarwanda ni abahanga. Uzi ko ashobora kukwemerera ko umukonvensi ibintu kumwemeje, ugitera umugongo gusa, ugihindukira urebye imbere mutandukanye, agatangira kuvuga ati genda ukagenda. Ubwo rero uzi yuko umpameje. Ndagira ngo nkubwire ngo wange ibibi urunuka, wange ibibi urunuka, kandi urukundo rwawe rwe kugira uburyarya, were kuba indyarya, were kuba indyarya. Inyarwanda yavuze ngo indyarya ihimwa n'indyamirizi. Hariho igihe uzibwira ko uri indyarya ugakubitana n'indyamirizi, nawe ikakurangiza, kandi witwa ngo uri umukristo. Imana idusange idutabare, Imana itugire neza. Wumvire iyi nama Pawulo atugiriye muri iki gitondo. Ni twebwe uyu munsi twumvise iri jambo, ni twebwe imbuzi iri kureba. Urukundo rwawe rwe kugira uburyarya, wange ibibi urunuka, ahubwo ukora ibyiza. Imana ishimwe. Shalom shalom. Mugendana n'Imana, muhahe muronke. Imana ibahe umugisha. Duhaye agaciro